ndabashimiye mwese mukomeje kudukurikirana. Imana y'amahoro bampera umugisha. Aha rero ngiye kukubwira abahanuzi batanu uzirinda mu buzima bwawe. Abahanuzi batanu uzirinda mu buzima bwawe. Aho kibazo se ubu nabahe se ahari uyu muntu ntabwo agiye kuba yavangirwa? Oya ndakubwira ibimenyetso by'abahanuzi batanu uzirinda mu buzima bwawe. Umuhanuzi wa mbere uzirinda ni umuhanuzi uzabona ajya gusenga, yarangiza agafata amafoto cyangwa amavideo ari gusenga akayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi Bibiliya iratubwira ngo nidusenga tujye twegekaho inzugi. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu ajya gusenga ngo akore publicité cyangwa se yamamaze ko ari gusenga. Hari aho uzabona yagiye gusenga, ari aho mu ishyamba, ari mu cyumba cy'amasengesho, ari mu mazi ari gusenga, yifashe amavideo ashyiraho ngo aha Imana iri gukora, ati ngwino urebe Imana, ngwino urebe ibitangaza Imana yakoze. Mu by'ukuri aho iyo avuze ngo ngwino urebe Imana, abasobanuye ko Imana itabera hose icyarimwe, kandi niwe ushatse kwihimbaza, kandi uravuga ngo ndimugakora ibyo mukora ngo mubikorera kwihimbaza. Rero umuntu ukora ibyo, uwo ni umuhanuzi wa mbere, uzamwirinde. Ubwo tuvuze umuhanuzi ujya gusenga agafata amafoto cyangwa amavideo ari gusenga akayashyira kuri social media cyangwa se akayashyira kuri stati n'ahandi, agashyiraho amagambo yamamaza ko Imana irimo irakora ibitangaza. Umuhanuzi wa kabiri uzirinda umuhanuzi uguhamagara akubwira ko hari ibyo Imana yamweretse iwawe cyangwa se ku buzima bwawe, kandi ko bisaba ko agusengera kugira ngo biveho. Bisaba ko agusengera, hari ibyo yamweretse ariko bisaba ko ari buza no gusenga kugira ngo abikureho. Niwe uza kubikuraho, si Imana ibikuraho, nyamara Imana ibera hose icyarimwe. Kandi kwizera kuba muri buri muntu wese, kuko nawe ubwawe kuko wizeye ibyo bintu Imana irashobora kubikuraho. Yewe niyo byaba ari by'ukuri Imana yimweretse, si ngombwa kaza. Nakubwira ko Imana yamusabye kuza kubikuraho, kenshi azakubwira ko bisaba urugendo rurerure, bisaba amatike, bisaba ibintu bya déplacement. Nurangiza rero nta kindi nawe uko azaba yamaze kukubwira ko hari ibyo Imana yamweretse kandi bikomeye bishobora no guhitana ubuzima bwawe, nta kindi nawe uzakora, uzumva ugize ikibazo nyine, nta kundi ushakashaka umutwe dufarangaze. Ariko ndakubwiye ngo uwo muhanuzi uzamwirinde. Niba warahuye nawe wihangane, nta kundi nyine byari bimeze, ntiwari urasobanukirwa, ariko urasobanukiwe, ibyo uzabyirinde. Umuhanuzi wa gatatu rero ni uwuhe? Umuhanuzi wa gatatu ni wa wundi uzakubwira yuko yabonye ibintu bikomeye cyane, ndetse byamusabye gufata n'ibitambo kugira ngo abibone, ariko muri ibyo bitambo ko hari umutima Imana yamubwiye aza gushyira iwawe. Uwa mbere we yakubwiye ko azaza aje gusenga gusa, ariko uwo tuvuze wa gatatu akubwiye ko we hari n'imiti agomba kuzazana agashyira iwawe kugira ngo imyuka mibi y'ibyo bintu yabonye igende. Abo bahanuzi barahari, nta kundi. Numara kubyemera azakubwira ati rero imiti ndibuze gushyira iwawe yavuye kure, hariyo ndi bukure muri Kenya, hariyo ndi bukure hehe, urabona kugira ngo bikore, ubwo iyo miti igomba kuza. Nta kindi rero nawe uzakora, nyine urumva ni umuhanuzi ugambire kugira ngo gucucure. Uwo muhanuzi uzamwirinde. Uwo ni wa gatatu. Aha hashamikiyeho umuhanuzi wa kane. Umuhanuzi uzakubwira ko Imana iri kurira kubera yuko hari ibyo wayimye. Imana iri kurira, ufite umutungo ntiwatanzeho kugira ngo Imana igire icyo ikora, none uko utatanzeho nta kiri bukore. Birakomeye cyane, birakomeye. Mbese ndakubwira ko nta munsi bitakomeye ku buzima bw'umuntu. Umuntu akiremwa, akiva mu nda ya mama we, avuka, biravuga ngo nakumenye utarabura urusoro mu nda ya mama wawe. Rero ukivuka ujye uramenya ko ako kanya byakomeye. Noneho rero yangiza akubwira ati kugira ngo ibintu bikomeye biveho ni ukugira icyo ukora.
hari igihe azakubeshya ko ari mu nzu y'Imana ariko afite kope yakinye nabo bo mu nzu yitwa ko ari y'Imana kugira ngo nawe namara kugira icyo abonamo bagabane. Bene abo bahanuzi baragwiriye, hari abafata utubido bakavuza, hari abagira ute bikungumura cyane ngo ngo birakomeye, ngo noneho ngo murebe ibyo igiye gukora, ngo nawe uzabirokoka, ngo ngiye ngo nibyo yanumye, ngo rerere bakakuha n'iminsi uko biraba byagenze, kandi ari ukubeshyera Imana. Imana yacu ntabwo ari Imana ya biracitse, ntibareke kwigisha Imana ya birakomeye gusa, bigishe n'Imana y'amahoro, bigishe n'Imana y'imbabazi, bavuge n'Imana igira neza, itinda kurakara, igira urukundo, igira urugwiro. Tugeze ku wa gatanu rero, rurangiza noneho rurangiza. Hari abahanuzi bakubwira ko muri bo Imana yaremyemo ibitangaza, kandi ni kope bakina, bagashaka umuntu ufite wirema ukina tiyatire, nabyita nk'ikinamico, yamara kubikora gutyo akaza ukabona kuko ni ibintu byabaye, byamara kuba rero ukabona umuntu yarafite ikintu, agaragaje ko arafite ikintu kibyimbye kirakize, ako kanya wowe nta n'icyo azagusaba ako kanya kuko abikora mu buryo buri indirect, ariko bizamufasha iki rero? Bizongera impact yo kugira ngo abantu baze ari benshi ahantu hari, bizongera impact yo kugira ngo abantu bamushake, kuko narangiza azashyiraho na nimero ya telefone kugira ngo bamuhamagare. Imana yarambwiye ngo njye mfata papiye mushwara, abantu nibaza nayisengeye bakayisiga bakayihanaguza bakayishyiraho bacururiza bazakira. Uzumva abantu bameze gutyo, abantu benshi kubera imiruho bafite bizerere muri abo bantu, usange bagiyeyo, abandi bari kujya gufata ibyo bintu babitse, kandi burya amaraso ya Yesu yonyine arahagisha. Abantu batanu no nkubwiye ubirinde, igihe wabonye uzamenye ko ari inzererezi, ari abasikama, icyo gihe uzamenye icyo gukora. Ndakubwira yuko amaraso Yesu yonyine araguhagije, kubera yuko umwenda utwikira rero watabutsemo kabiri. Nta muntu ukwiriye gufata urushinge ngo awudode, cyangwa se ngo awikora awujyane ku batayeri bongere bawudode, kuko watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese agereyo. Abo bahanuzi batanu ubirinde, kandi muri abo batanu kuri uyu wa gatanu we azakubwira ko n'Imana yamuje kugira ibyo akora, imirimo y'amaboko, kugira ngo ayibere mu murimo. Aho azaba ari no kuhibeshya. Ibyo bintu bikurikirane, ibi bintu bitanu nubireba neza uzasanga nawe hari aho wagiye urahura nabyo, ariko nta kundi cyari cyo gihe. Gusa iki gihe urabimenye, wirinde, usenge, kandi usengeshe umwuka iteka, nicyo Bibiliya idusaba. Wirinde abo bantu kuko kenshi uzagenda uhura nabo, ariko ubwo ubimenye urahumutse, Imana izagufasha. Turabakunda cyane rero mwe mukomeje kudukurikira kuri uyu murongo, mukomeze mukore comment, mukande subscribe, kandi muri comment mwandikemo ibyo tutakoze neza kugira ngo tuzabikore neza. Turabakunda, Imana ibahe umugisha.